Ese wari uzi ko mbere y'ubukoloni u Rwanda rwari rufite uburyo bwihariye bwo kurera abaturage barwo kugira ngo bavemo intwari ndetse n'abayobozi beza b'ejo hazaza b'igihugu? Ubu buryo bwitwaga itorero, ariko se muri aka kanya munyemerere tugaruke ku itorero indangamirwa. Itorero indangamirwa ni iki? Ryatangiye igihe ki? Ninde warisubijeho nyuma y'ubukoloni? Kandi se ni akahe kamaro rifitiye urubyiruko ndetse n'abaturage muri rusange n'abanyarwanda? Muri iyi video cyangwa se mu kiganiro cy'uno munsi munyemerere tugaruke ku mateka y'itorero, intego z'itorero indangamirwa n'impamvu rikomeje kugira uruhare rukomeye mu kubaka u Rwanda rw'uyu munsi, u Rwanda rw'ubumwe. Nimba ari ubwa mbere wisanze kuri uno muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda Kendarodox Empire, kanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana no mu bindi byiza. Uhawe ikaze. Mwiriwe, amazina yanjye ni Tayisa Karen Karume, nkaba ntorezwa mu itorero indangamirwa 16 muri 2026. Yego. Mu Rwanda rwo hambere itorero ntiryari ishuri risanzwe, ahubwo yari ahantu hatozaga urubyiruko kugira ngo ruvemo abantu bafite icyerekezo ndetse n'indangagaciro nzima. Bigishwaga kandi kubaha abakuru, gukunda igihugu, ubutwari, ubunyangamugayo ndetse no gukorera hamwe. Ubuyobozi n'ubwirinzi bw'igihugu byose babihererwaga mu itorero. Ndetse na n'uyu munsi abatozwaga babaga biteguye kuba abayobozi beza, abarwanyi b'intwari cyangwa se abaturage b'intangarugero. Mu gihe cy'ubukoloni dusubiye inyuma gatoya mu myaka yashize, byinshi mu byaranze umuco nyarwanda byarasenywe ndetse ibindi birahindurwa. Itorero naryo ryagiye ricika buhoro buhoro bitewe n'abakoloni bari mu Rwanda ku icyo gihe. Bino byatumye uburyo gakondo bwo kurera abaturage bugabanuka ku kigero cyo hejuru. Nyuma yaho igihugu cyaje guhura n'ibihe bikomeye cyane byaje no kugeza kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ino yasize igihugu gikeneye kongera kubaka ubumwe n'indangagaciro mu banyarwanda kugeza ku rugero biriho ubu ngubu. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, ubuyobozi bw'u Rwanda bwabonye ko hakenewe kongera kubaka abanyarwanda bafite indangagaciro nzima kandi nziza. Ni muri urwo rwego havutse gahunda yo kongera gusubizaho itorero ryatangijwe na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Yego, amazina ni Keza Paloma, nkaba ntorezwa muri C Company Charlie Platoon 1 Section 1. Naje mu itorero mfite intego yo kumenya uko igihugu cyanjye kimera mu buryo gisirikare. Kuva nkiri umwana nashakaga kuba umusirikare nkakorera igihugu cyanjye. So byari bimaze igihe kiri mu mutima wanjye icyo cyifuzo, no kuba abantu bambona bakavuga muzungu, ariko mu by'ukuri ntabwo ndi umuzungu, ndi umunyarwanda. Yego. Kubera iki rero wahisemo kuza mu itorero? Mvugishije ukuri, itorero narizanye n'ababyeyi banjye, ariko bambwiye ko ari byinshi nzigiramo. Bambwira ko ari byinshi nzamenyera ku gihugu cyacu ntashoboye kumenyera hanze, ko ari byinshi nzamenyera kuri discipline ya gisirikare, ko nzigiramo byinshi nk'ibyo twiga bya martial arts, bidufasha kumenya kwirwanaho. Twiga discipline muri parade, muri battlecraft, tukiga nyine ukuntu barwana gisirikare no kubana n'abantu batandukanye bavuye hano hatandukanye. Rikaba ryarashyizwe mu bikorwa binyuze mu rwego rw'itorero ry'igihugu, hagamijwe guhuza indangagaciro za kera n'ibikenewe n'igihugu cy'iki gihe muri aka kanya, bahuza tekinoloji ndetse n'ibya kera. Gusa itorero indangamirwa ni gahunda y'amahugurwa ahabwa ibyiciro bitandukanye by'abanyarwanda kugira ngo bongere gusigasira indangagaciro nyarwanda no kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu. Abitabira itorero bigishwa amateka y'u Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda, gukunda igihugu, kurwanya amacakubiri aho yava hose, ndetse n'ubuyobozi bwiza, umurimo unoze, ubupfura ndetse n'inshingano z'umuturage zose barazigishwa nk'abagiye kujya hanze bakabiha n'abatarabashije kugeraho. Itorero indangamirwa ntirigenewe urubyiruko gusa, bana hari abakunze kubyibeshyaho bakibeshya ko itorero indangamirwa ari iry'urubyiruko gusa si uko bimeze. Itorero indangamirwa ryitabirwa n'abanyeshuri barangije amashuri yisumbuye, amashuri ya kaminuza, abakozi ba leta, abayobozi, urubyiruko ndetse n'andi matsinda atandukanye. Buri tsinda rihabwa amasomo ajyanye n'inshingano rifite mu kubaka igihugu.
Muri gahunda y'itorero indangamirwa hibandwa ku ndangagaciro zirimo gukunda igihugu, kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda, ubunyangamugayo, ubwitange, gukorera hamwe, kubaha amategeko, kurangwa n'isuku ndetse n'umurimo, ndetse no guharanira iterambere. Intego ni ukubaka abaturage bafite inshingano kandi bashyira imbere inyungu rusange kurusha inyungu bwite. Abitabira itorero bavuga ko ribafasha kumenya amateka y'igihugu. Bambwira ko ari byinshi nzamenyera ku gihugu cyacu ntashoboye kumenyera hanze, ko ari byinshi nzamenyera kuri discipline ya gisirikare, ko nzigiramo byinshi nk'ibyo twiga bya martial arts. Abitabira itorero indangamirwa bavuga ko ribafasha kumenya amateka y'igihugu cyabo cyababyaye ndetse no kurushaho kubaka ubumwe bwabo nk'Abanyarwanda aho baba bari hose. Hari kandi n'ibindi bikorwa by'umuganda, ibikorwa by'urukundo, ubukangurambaga bw'isuku, kurengera ibidukikije no gufasha abatishoboye bikorwa n'abarangije itorero. Bino nabyo bikaba ari ingirakamaro mu muryango nyarwanda muri rusange. Kimwe n'izindi gahunda zose za leta, itorero indangamirwa rifite abarishima bavuga ko rifasha kubaka ubunyarwanda n'indangagaciro, ariko nanone si habura n'abandi baza n'ibindi bitekerezo bitandukanye cyangwa se banenga uburyo ryitwarwamo cyangwa rishyirwa mu bikorwa. Ubuyobozi bwo bukomeza gusobanura ko intego yaryo ari ukurera umuturage mwiza, kandi koko ni nako bimeze, ndetse ukunda igihugu kandi ugira uruhare mu iterambere rirambye. Ni byiza kumva impande zitandukanye no gushingira ku makuru yizewe, ariko nanone nk'urubyiruko twirinde kumva abafite impamvu zidafututse, impamvu zishobora kutubibamo urwango, ahubwo tugumye tuba umwe nk'umunyarwanda umwe. Itorero indangamirwa ni imwe muri gahunda zigamije kubaka umunyarwanda urangwa n'indangagaciro, gukunda igihugu ndetse no kugira uruhare mu iterambere. Ese wowe utekereza ko itorero indangamirwa rifite akamaro koko? Shyira igitekerezo cyawe muri comment. Ese waba warigeze witabira itorero? Ni irihe somo wakuyemo nimba warigeze witabira itorero? Andika igitekerezo cyawe muri comment hasi. Reka nkubwire ngo none umusozo w'ikiganiro nari nabateguriye nk'ibisanzwe ngiye twabanye guhera ku ntangiriro y'iki kiganiro. Nitwa Kwibuka Lonje, ndagushimiye ko waduteze amatwi. Kanda subscribe nimba ari ubwa mbere wari wisanze hano, ukora like, kanda share kuri bagenzi bawe. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese. Nitwa Odrick Mupenzi, niga muri Canada, ariko mama wanjye atuye hano, niho njyanura narangije kwiga i Canada. Nanjye umunsi wa mbere ngeze hano ntabwo nari byishimiye kubera kutubyuka kare cyane, ariko iminsi agenda narabikunze, n'ubu ndayikunda. Numva ko aho ibyo bari kutwigisha n'ibyo turi kumenya ari nziza cyane, na twebwe young generation y'u Rwanda kubimenya, ndumva ko ari ikintu gikomeye cyane. Ariko ikintu njye nifuza kwiga cyane ni amateka y'u Rwanda. Nk'uyu munsi twaje muri memorial twiga ibyo jenoside na biriya bintu, njyewe kuko niga hanze kubimenya cyane ntago ari easy. None nibyo nakunze cyane. Mu itorero twiga gukunda igihugu, tukiga ibyo abarwanira igihugu baciyemo, tukiga ibyo ababyeyi bacu banyuzemo harimo na jenoside, tukiga kandi ingamba tugomba gufata, tukanamenya n'icyo tugomba gukora.